Bravo mama, imyaka myinshi. Umeze neza. Voy a parir hano Vandimwe tugusingiza waraturinze kuva tukivuka kugeza kuri iyi saha ibyo wadutungishije watunze imibiri yacu tunga roho zacu ntacyo twakuburanye uyu munsi rero twongeye kuza kugushimira twifatanyije n'umuvandimwe kubera yuko wamurinze ukamugenera byose bimubeshaho none kugeza kuri iyi saha akaba ashimira izina ryawe natwe kandi twaje kwifatanya nawe aka kanya turasingiza izina ryawe kubera ko uri Imana ikomeye singizwa Mana yacu singizwa inze hari abaje n'amamoto hari abaje n'amaguru Mwami Imana wabarinze none batugezeho amahoro ubisingirizwe turagusingiza kandi ko wanamarinze no mu minsi yatambutse hari byinshi byagombaga gutwara ubugingo bwabo ndetse n'ubu buzima dufite ariko aho warahabaye maze ukinga akaboko kawe turagusingiriza imirimo n'ibitangaza wakoze muri uyu muryango abana wareze Mana ushobora kwingizwa singizwa kuko hari ibyo wakoze twebwe ubwacu tudashobora turagusingiza kuko waturinze mu bihe bikomeye twararwaye uradukiza twarakennye uradufungurira nicyo cyatumye kuri uyu munsi dukorana turimba ngingana icyaha singizwa Mana yacu
nyagasani Yezu Kristo kuba turiho ni urukundo rwawe kandi umugambi dufiteho watugiriye neza wemera kuducungura kugira twaje kuronka ubuzima nyagasani Yezu ni umwanya mwiza reka tugusingize ubuzima waduhaye kandi ubuzima buzima watugiriye neza kandi uratwegereza uraturesha uraduhamagara ko turakwitaho tugira abakristo kugira ngo tubashe kubaho turangwa n'urukundo rwawe n'ineza yawe nyagasani Yezu uri kumwe natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ntabwo byidutererana naho dushoboza gukora igikwiye naho dushoboza kandi gutsinda icyitwa kibi cyose nyagasani Yezu turi impande zose amajya n'amaza habwa icyubahiro nyagasani Yezu habwa icyubahiro nyagasani Yezu singizwa nyagasani Yezu kare uduteranyije muri iyi ngano reka tugusingirize by'umwihariko ingabire wageneye uru rugo ubwo wazigeneraga umwana uhavuka uyu munsi kiliziya ikaba ihimbajwe kandi ifite ibyishimo y'uko twungutse abakristu bashya bagiye kuyishyigikira mu butumwa reka tugusingirize rero iyo ngabire yatashye ahangaha kandi roho w'Imana nzima tunagusaba kugira ngo uyikomeze dore ko hari benshi bamara guhabwa amasakramentu bakumva ko urugendo rurangiye kandi nyamaze ruba rutangiye uyu mwana rero turamugutuye kugira ngo ingabire yawe wamuhaye umuhe n'imbaraga yo kwikoresha bityo umwumvishe ko atari ye bwite ahubwo igiye kugira bose umumaro tumanukire ho Nyagasani tumanukire uduhishurire na Yezu Kristo azima tumanukireho umuhoza utumurikire icyo nkundira uhoraho ni uko yumva ijwi ryanjye iyo mutakambiye maze akunama akantega amatwi mu buzima bwanjye bwose sinzareka kumwiyambaza ingoyi z'urupfu zari zamboshye imirunga y'ikuzimu yari yanyishe ishavu n'agahinda byari byanyishe maze niyambaza izina ry'uhoraho nti uhoraho kiza amagara yanjye uhoraho ni umunyampuhwe ni intarenganya kuko imana yacu ni nyirimbabazi uhoraho aragira abe ntamenyekana nari umunyantege nke maze arantabara mutima wanjye subira mu gitereko maze utuze kuko uhoraho yakugiriye neza cyane ubw'amagara yanjye wayakuye mu nzara z'urupfu amaso yanjye ukayarinda amarira n'ibirenge byanjye ukabirinda gusitara nzakomeza gutunganira uhoraho ku isi y'abazima ijambo ry'Imana twari tumaze gusingiza Imana murabizi mbere na mbere Imana ibindi bigakurikiraho gahunda ziri hano rero ubwo nabonaga ko nagendaga nshishamo nkajya mu gikari kwari ukugira ngo ndebe abikambere aho bageze ndagira ndebe aho bageze ubwo turangije gusingiza Imana tugiye kureba uburyo twamanura akavumbi twica akanyota ubwo mu gihe batari baza mwaba muri kuganira mu masibo mu makaritsiye nicyo kigiye gukurikiraho tubanze tumanura akanyota ubundi tubwirwe ijambo ry'ikaze n'ubuzima bigende neza hanze ndaje mu masegonda
umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose, umusani w'Imana nyina wa jambo, uduhe kugushima no kugusingiza, aho wicaye mawe hamwe na Yesu, uduhagirwe iteka tuzagusange. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Abana bawe twese turagusaba, utuyobore inzira igana Imana. Werembo ry'amahirwe turakurata, wuzuye inema nyinshi turakwizihiza. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Arabafite intimba urajya ubamenya, ubakomeze iteka banezerwe nawe. Urubyiruko rwose gukura nkawe, rukunda Imana hose kandi ruyumvire. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Reka tukuririmbe tugutaramire, gahora uganje iteka mu bana bawe. Ahasigaye mawe dufata akaboko, turwanye ikibi cyose, Imana isingizwe. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, niwe nyina w'umuremyi wa byose. Mariya ni umugabekazi w'ijuru. abantu b'abagabo ikibazo utacu wera umugabo inda afite mureba inda afite arinda kubyara ari kunywera n'agatobe abona mwese muri kareka ngewe ndi uruzingo ntabwo rubigosha ukabije urabona atazaturika uyu turararana ariko sha muryamira ahubwo yariryamiye bitewe n'iyi nda idigadiga afite Monsieur harya ikigoroba ni bon après-midi bon après-midi monsieur ni karibu nubura intebe urihangana nyine
wari ufite ikibazo cyakemuye. Uwo litiro itarageraho namanika akaboko, uwo litiro itarageraho namanika akaboko dukemura icyo kibazo kive mu nzira. Kayitesi niwe ufite inzara nini, weho ibyawe biroroshye. Natumye umwana ku isoko ntaragera hano. Ubwo rero bavandimwe beza, bakristu bavandimwe, baturanyi beza, nongeye kubashimira kuba mwaritabiriye ubutumire bwawe. Iki ni ikinyereka ko mutanyanga, murankunda pe. Ubwo rero muri kano kanya twakoraniye hano turi umuryango mugari, twakoraniye hano kubera ibyishimo by'umwana wahawe isakaramentu ryo gukomezwa, yahawe ingabire zo kubaka kiliziya. Umushyitsi w'umubyeyi w'abatisimu nawe ubwo rero hano turi umuryango mugari, ndagira ngo mbereke abavandimwe buri wese amenye uwo yicaranye nawe, ntabwo ari byo. Narangije guhera hano ibumoso bwanjye, ubwo rero ngiye hano iburyo bwanjye. Hano rero muri uru rugo mwicaye harimo abana, harimo nanjye umubyeyi, ariko tukagira abandi babyeyi ku ruhande baduhagarariye. Ndumva uyu mubyeyi yahaguruka, mama wa papa wacu. Uyu mubyeyi mureba rero, iyo ngize ikibazo ndamutakira akacyumva. Uyu ni umubyeyi nubaha cyane, yahoze ari marene wa mama kandi akaba n'inshuti y'umuryango. Ni mama kandi akaba n'inshuti y'umuryango. Ubu ni ukuvuga ngo iyo nkoroye mpita mfata telefoni, kaka we narwaye, agahita amenya ikibazo mfite. Kaka we naburaye, agahita amenya ikibazo mfite. Uyu niwe rero umba hafi, uyu niwe mama mbese yagiye mu mwanya wa mama. Ni kaka kandi akaba na mama. Urumva rero mwamumpera amashyi. Yego, ubwo rero nkakomeza nkagenda nkagera kuri mama, kuri mama wundi twasigaranye. Ni umubyeyi mwiza, turaturanye. Ni mama, akaba yari mukeba wa mama, akaba ari mama wacu rero, akaba ari we dufite. Iyo dukeneye isahani turagenda tutiduha isahani, twakenera utuvuta two gukaranga tutigabanyaho, niba ari utwijana agabanyaho, akabyemera kuko niwe mubyeyi. Hari undi tureba se? Ndumva rero nawe mwamunyakira ukomeye cyane, wemera kwitanga. Uzi imisozi yazamutse, urayanananiwe hasi, ariko ntirihangana haguruka. Uyu mubyeyi mureba rero, uyu ni databuja. Yanze kuntererana, yaba mu byiza yaba no mu bibi turabana. Hari abantu bamuzi inshuro nyinshi, nta mwaka ujya ushira ataje inaha. Menya hari umwaka ushize atageze inaha ashobora kurwara. Iyo tumwitabaje aradutabara. Ikintu mushimira cya mbere ni uko yanyemereye ngo ikibazo nzagira cyose nzamuhamagara. Murabizi kuva i Rusizi kugera Nyabugogo ni 10,000, ariko umubyeyi iyo yumvishe itangazo ahera uyu munsi ayapagasa, akayapagasa akemera icyaha akagihagarika, itike akayiba. Uyu mubyeyi ntitwamushimara. Uyu mubyeyi rero
ikimuzani n'ahasinge njye niba araca hano simbizi ariko ndamubonye ndamubwiye ntihute vuba mu gisharagati usagire mu musore ntabwo ari kuza yaba ntari umusaza waciwe mubi imbere uyu mubyeyi rero mureba dore urukundo rutumaza dore mwarubonye urukundo rutumaza aha ngaha hafitemo umugore akagira musanzire we ubwo rero iyo mwegereje aba bantu yumva adashobora kwanga iryo tangazo ko rimugera mu matwi ubwo rero nkaba mushimira rwose nanjye murerera neza uyu mugeni we nkamwitaho cyane kugira ngo umugabo naza azasange yiteguye ameze neza yakoze atarara ibyo kenshi ariko nyigenda narayishimiye cyane satani ashaka kuzana imitego undi azagenda ino ariko nshimye imana cyane ko ndabashima nshimire n'aba bana nshimire namwe mwese numva nari buze gufata undi mwanya ariko sinagenda ndabashimiye kandi nshimye ubukwe bwanyu ko ari bwiza kugira ngo mbakore umusangiro naho cyaba ibintu byose bitangwa n'imana ariko umubyeyi nawe agira icyo yongera ndagira ngo mbahe icyo basangira nyuma yaho uyu na mushiki we ndaza kubaha akantu baza gusangira biherereye amashyi menshi ababyeyi mubona bahagurutse harimo abandi bari mu mbere harimo inshuti zanjye harimo abakristu dusangiye umurimo abakarismatike amamasa iyo bavuze abakarismatike wumva iki ndetse n'undi mukarismatike urimo yahaguruka umukarismatike muri roho mutagatifu ubwo ni umukariso muhaguruke iri ni ikoraniro rigari aba ni abavandimwe tubana harimo abasaza banjye harimo bakuru banjye harimo barumuna banjye harimo n'abo tuvuka turi impanga aba bantu rero nibo bamfasha mu buzima kugira ngo ntasita bamfasha mu bya roho ubwo rero hari abantu tubana mu muryango remezo hari abantu natumiye bo mu muryango remezo wa Nyabugondo baba baharira umuryango remezo wa Nyabugondo nabarira bageze mu gihe cyo kubereka abagabo bacu hari barumuna banjye usibye ko umwe ari mu gikoni undi ntiyabashije kuza yatumye umugabo
undi ungwa mu ntege nawe haje umugabo ntabwo bo barahashije rata ntibababeshe njye naje nitumye nta wantumye ariko nitumye nta wantumye turabasuhuje ariko hakaba hari umuntu nibagiwe niba arimo ndebera hari umuntu nibagiwe akaba ari umwuzukuru ubwo navuga ko ari umwuzukuru wangera yaba ari umwuzukuru wanjye yaba ari umwuzukuru wanjye kuko abashyitsi twari dufite natwe turimo ndumva tumaze kumenyana watweretse mu dugudu tukibaruza hakiri kare hakaba hari abashyitsi baje nyuma hari abashyitsi baje nyuma nabo bahise yego umuntu ukiri abavandimwe ni byiza abavandimwe rero ndabashimiye ubwo rero hari abantu bafite akabazo bari kumbwira bati kutatweretse n'abayobozi bimeze bite niba utatumiye mudugudu ntabwo utangayo umutekano ubu turarara hehe oya ntabitubwire ubwo rero icyo nacyo ndagisubiza hafi aho kugira ngo twemererwe ko turyama nanjye naravuze nti uwakwiyegereza mudugudu abo bantu akaba ari ubakira akaba ari nabo bashyira mu gitabo akamenya abantu araranye mu isi nawe yakwivugisha uraho neza nyabuneka nyakubahwa mudugudu yarara mu mudugudu wawe ubwo nihaba ikibazo ndaba niyanzuje zana irangamuntu se ubwira irangamuntu ntabwo uri kubibaza sawa rero nyir'urugo arakoze ubwo nyine tugiye gusangira tuziranye imana intego ntabwo ari ukuhagurutsa abashyitsi ngo bene wacu ahubwo aba ari ukugira ngo uriya w'imurehe nimuhura uzamumenye uw'inyamatete uti twahure kwa w'imana twese twari tuje kubw'urukundo sibyo yemwe sibyo ntirenga sibyo manishi aba ari ukugira ngo impande zose n'abafurika babimenye n'abari nyabugondo nakubitana na gerekora abimenye nakubitana na gakire abimenye najya i kigali nakubitana na kayitasi bagitware kwa w'imana nagera kwa witonze agiye kugura ibirahure atumenye ko twahore kwa w'imana sibyo nicyo biba bigamije nugera i bugesera reka duhe umwanya umubyeyi wa batisimu atubwire uko umunsi mukuru bari kutubwira umwana wawe isakaramentu gukomezwa wumva uburyo iyo ngabire ari mutagatifu yatashye hano bikaba na ngombwa ko habaho ibintu bijyanye no gushimira baje ingabire ari mutagatifu uzabyitwaramo neza agaheka umusaraba neza akubaha imana kandi akagendana nawe kuko zaburiya ijambo ry'imana ryo muri zaburi rya bitubwiye uzagerageza kumutwara neza hanyuma uzatugezeye ariko ndikubona nta shapure yambaye kandi agomba no kuba ingabo ya bikira mariya si byose agomba no kuba ingabo ya bikira mariya ariko ibyo ari byo byose nubwo atayambaye ashobora kuba nta niyazi uzangira ishapure ye mukanya turamuha ijambo agira ikintu abwira kristo bari hano tubone ko yashize ubwoba kubera yahawe ingabire turebe ko yashize ubwoba ubwo rero sandrine nanjye nkaba namwemera akaje y'ishapure
niyumva biri kumucanga azajya nsanga uko aracyari mutoya nsanga ngo nyimwigisha aracyari mutoya iyo nkunga ndayimwemereye mwemereye inkunga y'ishaka urenga mwemera n'inkunga yo kumwigisha niyo umucanga ariko mama wenda mwizera uyima ndakwizeye muzabidufashamo yego rero ndayimwemereye ikindi namwifuriza burya iyo umuntu agiye kunga kiliziya murakoze muzabidufashemo tuzakomeza kubisirikana kandi Imana izamurengera turabyizeye murakoze ubwo rero ane witwa Sandrine niyo mukiri Sandrine niyo mukiza karame nawe sha waje juru ukatubwira uburyo ubyumva uburyo wiyumva uburyo uri kwiyumva wateranyije bano bantu bose simbutsanye noneho kugira ngo bigende neza n'abantu hari uburyo umuntu ahaguruka ati uyu mwana mwemeraga gatigisimu mwemera akana kanaka naheza kuvuga ijambo dute tubyihutisha uwo mwanya nawe uhita ukurikiyeho kugira ngo byihute bigende neza Sandrine ndabashimira umwaje kwifatanya nanjye imisakaramentu nahawe ryo gukomezwa ndashimira Marene na mama kuko bamfashije namwe ndabashimira Thank you.
kubashimira kubera urabona umuntu aragenda, murabona imyaka agezemo arashaje, ntimwabonye abuzukuru afite, amaze gukura arashaje, akeneye akabando kamufasha mu rugendo kugira ngo azagumye adusure. Muzehe, nakwemereye akabando uzajya ugenderaho kugira ngo ugende usindagire, ujye ugenderaho udusure. Aka kabando kazagufasha n'abandi babona ugenda. mwambikega iyi ngofero rero mureba, uyu musaza izamurinda izuba, iwacu hava izuba, aturuka iriya hakonje, mu ngendo wakoze warabuze, uruhara rwaraje, ariko izaturuka aho umusaza yagiye. Muze haguruka rero, hano hari umuzigo nateguye, ukazakajyana neza wifunze. ndagira ngo mbasabe ntombe ntabwo naje niteze ariko kubera ko bashimye kandi dukomeza kubana, ikintu gikomeye ni urukundo kurusha ibintu byose. No mu bikomeye abantu barakundana, niyo ituma abantu bangana ntibaba bafite urukundo mu mitima yabo. Reka dukomeze urwo rukundo no ku bana bacu n'abuzukuru, ndabifuje mu izina rya Yesu. amajwi meza no kuririmbirwa, inanga nziza zigucurangirwe, uri umuhire gusira mu ijuru, uri umuhire gusira mu ijuru. mubyeyi wacu tuguhungiyeho, mu magorwa tujya duranayo, ntiwirengagize amaganya yacu, ujye uduhakirwa amanywa nijoro, ujye uduhakirwa amanywa nijoro. imbyino nziza